Okay guys, nanone muri iyi video reka nze mbereke uburyo izi telefone za Airtel to imagine zigura ibihumbi 20 zakoramo internet ya MTN. Abantu benshi bibaza impamvu izi telefone zagenewe gukoreshwamo internet ya Tigo gusa cyangwa se Airtel, ariko mu by'ukuri izi telefone iyo zikoresheje neza uri umuntu uzi kubikoresha na internet ya MTN irakora, cyangwa se data za MTN nazo reka tuvuge ko zikoramo. Yego birashoboka cyane. Ibintu bitumye nkora ino video nuko hari video nabonye kuri YouTube umuntu yakoze iyo video agaragaza yuko izi internet cyangwa se data za MTN zakora muri iyi telefone ya Airtel to imagine, ariko yayikoze nabi birangira abantu bose bamukurikira bamututse, abenshi bakajya bakorana anisabu kugeza aho nawe ibyamutiye agahinda bigaragarira n'amaso. Abantu bose buri ukoze video bakaza bakajya muri comment bakagutukiramo bakakubwira yuko ibintu uri gukora ari ukubeshya abantu, ntago ari byo. Ibintu mu gihe utabizi uba ugomba kubyihorera, mu gihe ubizi ukabikora ukabyereka abantu babo bakabimenya. Rero nge muri iyi video ngiye kubereka uburyo data za MTN zikora muri iyi telefone ya Airtel to imagine. Ikintu wewe usabwa ni ukureba video neza witonze kuva itangiye kugeza irangiye, utaza kuntukira muri comment ngo ibi bintu ntibikora kubera yuko agatoki kawe karekerereje ushaka kwihutisha video. Ibyo nimba uri kwihutisha video byaba byiza uretse kuyireba ukigendera, kuko ubwo ntago ukeneye kubimenya. Rero nimba turi kumwe reka dutangire. Ngiye tugiye kubana, nitwa Cheat Big. Nimba ari ubwa mbere ubonye izi video cyangwa se ugeze kuri iyi channel, reba hasi nimba warakoze subscribe, ubundi reka dutangire. Ikintu cya mbere uraza muri telefone ufungure iyi application ya setting, uyifungure, nurangiza ujye ahantu hambere cyangwa se aha munsi ya search aha handitse network and internet, ukandeho. Numara gukandaho urahita uza hano hasi handitse sim, tugendane neza ukande hano handitse sim. Nurangiza urahita uza ukande aha hantu hejuru kuri Airtel, ukandeho kuri Airtel. Nurangiza ufunge ino buto ya hano handitse user sim, hino hari akabuto ugafunge, bigaragare ko hejuru urabona hari harimo simukadi ebyiri, urafunze hasi hasigaramo simukadi imwe. Ubu dufunze simukadi ya Airtel, hasigayemo simukadi ya MTN. Simukadi ya MTN reba niyo ifunguye. Weho urasubira inyuma, urabona hejuru handitse ngo network and internet, weho uraza hano handitse internet, hasi handitseho ngo network available, ukandeho. Nurangiza urabona hano handitse MTN Rwanda, hasi hariho 3G. Weho reba kano gasetting kariho hano hino yaho, aka gasetting aba ari kukandaho. Numara kugakandaho usikororinga uzamura, uze urebe aha hantu umuntu ahindurira agashyira kuri network we yishakira, uze ukandeho. We gushyira kuri 4G and 3G and 2G automatic, 3G only aba ariho uyishyira, urebe ko ariho iri. Tugendane neza muri video. Nurangiza usubira inyuma. Numara gusubira inyuma urabona kano kantu kari mu nguni y'iburyo hejuru munsi y'ahantu umuriro uburi. Aka kantu niko ugiye kuza ukandeho inshuro zitari munsi y'5 wihuta. Tugendane neza. Urabanza urebe nimba data zifunguye. Nusanga data zifunguye aka kantu gakandeho inshuro nyinshi wikurikiranye cyane kandi vuba vuba. Tugende tubikore turebe.
nurangiza kubikora utegereze, urabikora paka hejuru ubonye telefone ibuze amarezo, utegereze simukadi iravamo, utegereze ko yongera ikagarukamo. Urabona simukadi igarutseho, hasi haracyari 3G. Urabona telefone yacu ibaye connected. Urabona internet ya MTN ibaye connected. Ni ukuvuga ngo nubona yabaye connected hejuru ukabona network kazafungutse, biraba byakunze, uragenda ujye muri application zawe ukoresha uri kureba video kuri za WhatsApp, wandikira abantu urebe nimba bikunda. Nusanga bitari ugukunda, ugasanga bitari ugukunda, ubwo ntuzongere gusura iyi channel, ujye umenya ko ibintu bikorerwa ari ukubeshya. Ariko ukaba wabikoze neza uko twagendanye ariko byakozwe, ariko wabikoze kuko ibi ni ibintu tuba twizeye. Naberetse step nkeya, nta bintu byo guca hirya no hino, ahubwo ugiye kwibaza uti nimba ko mbona harimo simukadi ya MTN gusa, Airtel yo nzajya nyikoresha gute? Ni ukuvuga ngo niba wamaze kubona iri connected gutya MTN Rwanda, ukabona iri connected, urasubira inyuma rimwe, usubira inyuma rimwe, wongera ugaruka hano kuri simukadi, wongera uze hano kuri Airtel, fungure ya buto, urebe hejuru simukadi ya kabiri ya Airtel nayo irahita igaruka muri telefone yawe. Rero ibi bintu nuko bikorwa, nuko abantu bakoresha internet ya MTN cyangwa se data za MTN muri Airtel to imagine, ni gutya bikorwamo. Ibi bintu ntago biba bigoye cyane rwose. Urabona simukadi zose zirimo, ariko ugarutse nanone hano internet usanga MTN ariyo iri connected. Ubwo bivuze nyine niyo ubundi internet zayo niyo ziri gukora. Urabona hano hejuru mu by'ukuri internet ni iri gukora, biragaragara ko ifunguye. Uramutse ugiye n'ahantu ukajya kuri WhatsApp ukandikira abantu, cyangwa ukajya no kuri za YouTube ukareba video, usanga byihuta. Ngiye singiye kujya gusacinga, gusa ibyo nakoze nizeye ko biri bubanyure, nizeye ko ari ibintu bizima. Ntago nari kubona abantu barenga 1000 barebye iyo video y'umuntu wakoze video, n'uburyo nanjye narayirebye nsanga uburyo yabikozemo ntago bishoboka rwose, ntago bikunda. Hari ubundi buryo bumwe wabikoramo kuri iyi telefone, wenda hari abantu bazi, nanjye ubwanjye ntazi, ariko ubundi buryo nyabwo n'ubu ngubu niko bikorwa. Ndabashimiye rero mwebwe turi kumwe muri iyi video. Niba ubumva iyi video hari ikintu gufashije, yisharinga inshuti zawe nabo bamenye ubu ibi bintu uko bikorwa. Nihazagira umuntu kubaza uko izi MTN data zazo zikora muri Airtel to imagine, umwoherereza iyi video iramufasha cyane rwose. Ibi bintu birakora, ntago ari ukubeshya. Ikibazo kiba kirimo ni ugukora video nka gutya, umuntu akajya yireba yihutisha, agenda yihutisha, akagira ibintu atarukamo, yarangiza akajya muri comment akandika ngo ntago ibi bintu bikora. Ntago bikora kuri wowe uba uhora ushaka kwihutisha video. Nimba ubonye video hari ikintu iri bugufashe ukeneye kuyimenyamo icyo kintu, yirebe uyirangize, ibyo biragufasha. Reka mbareke rero, ngenda bashimiye. Ubundi video na kagaruka, ibindi muzajya mukenera ko tubigisha muzajya mubitubwira muri comment. Tuzabereka n'uburyo izi telefone iyo wibagiwe password yayo uburyo uyikuramo.